hariyo nza kubigenza gutya buriya niba hari ikintu dukwiye guharanira ni uguharanira kwirinda kwicuza rwose ukumva urabiharaniye rero Imana yo mu ijuru iturengere idushoboze kugira ngo twiremere ijuru ritoya tukiri kuri iyi si mu baturanyi bawe mu nshuti zawe mu bo mugendana mu bo mukorana abo mubana nabo mu rugo aho uri hose mbasuhuze nanone bakunzi ba Team TV Yesu ashimwe muri aho iminsi myinshi nshimye Imana ko uyu munsi nanone nongeye kuboneka hano mpora mbibabwira ari wowe ari njyewe ntabwo dukwiye kwifata for granted ngo niko byari kumera ahubwo dukwiye kumva ko dufite impamvu yo gushima Imana uko hari bagenzi bacu babageze ahacicekerwa hari inshuti yawe yuzuye yageze ahacicekerwa hari umuturanyi wageze ahacicekerwa hari uwo wumvise hirya wageze ahacicekerwa hari abarwaye umunsi bari muri bomboni hari abarwaye bo aruzi ariko uyu munsi ari indembe rero ni ukuri tuba dufite impamvu yo kumva ko dukwiye gushima Imana rero baduhaye undi munsi kugira ngo tunezererwemo ni ukuri ndabasabye kugira ngo dufatanye koko tunezererwemo rero kadushima Imana iba yatugiriye neza ikadukangura bikemera kandi twavuga bikemera hari n'ubyuka akabona arabyutse biremeye ariko agasanga yagobwe ntabwo gishoboye kuvuga ariko twebwe byose bikemera mucyo dufatanye dushima Imana data mu izina rya Yesu Kristo turagushimye turaguhimbaje ugira neza mwami uradukunda utwitaho uko bwije uko bukeye izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami iyo turyamye ntawe umenya uko aryamye ntawe umenya aho aryamye ntawe umenya aho ari kugeza igihe cy'umuntu aba ari bukangukire akongera akahindukira akumva aho ari akabona kuba yatangira gutekereza ariko cya gihe turyamye ubuzima bwacu buba buri mu maboko yawe mwami urongera rero mu gitondo kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe ukongera ukabudusubiza tugahumeka tugatekereza tukabyuka tugahagarara tukavuga tukareba byose mwami turavuga ngo icyo ni kuzuba ibi byawe mwami rero tuzi ko dukunda kandi utwitaho uradukunda mwami uradukunda data bihebuje mwe bihebuje niyo mpamvu wadutangiye umwana wawe w'ikinege wemereye uko dupfira tubabarizwa kugira ngo abazamwizera bose mwami w'abami we bazaragwe ubugingo buhoraho nuko rero mwami turagushima ko turi bamwe mu bamwizeye tugushima ko rero dufashije muri uru rugendo turimo kuko ku bwacu nta na kimwe twakwishoboza ku bwacu ntaho twagera ku bwacu ntacyo twageraho na kimwe ariko kuri wowe muri twebwe ni ukuri tubona byose bishoboka uhabwa icyubahiro mwami rero umunsi wa none tugushyize mu biganiro tugiye kuganira hano tubishyize mu biganza byawe mwami turakunyuze kugira ngo abari uganira abari uvuga abari ugaragara abari wumvikana wowe muri twe urushaho kuganza kugira ngo mwami w'abami cya kindi wagambiriye aba ari cyo gisohoka muri twebwe njyewe nicaye ahanemeye kubera igikoresho shimwe rero himbazwa kugiye kunkoresha kwa kundi kwagambiriye shimwe mwami kandi uha umugisha bose badukorana uyu murimo kandi data urushaho kwagura imbago zabo mwami kugira ngo uyu murimo ntituzananirwe kuwukora ntituzarambirwe ntituzacika intege ahubwo duhore twumva yuko wowe muri twebwe uganje kandi aho twerekeza ari naho twemera kujya nuko mwami urushaho kudukoresha amazina ryawe rihabwa icyubahiro byose turasaba kugira ngo bijye biberaho uguhesha icyubahiro umugisha buri umwe wese mwami umugisha bariya bose bagaragaje ko bino biganiro bijye bibafasha ari iby'umuryango ari uburyo n'inama zo tubagira mwami baha umugisha kuba batanga ibyo bitekerezo byabo bikarushaho kudufasha natwe kumenya uko dukomeza icyo ni kuzuba ibyawe rero none n'iteka ryose amen uyu munsi wa none rero nagira ngo twongere dusubire ku kiganiro cy'ubushize nkurikije inama zo mwatanze nkurikije ibitekerezo mwatanze nkurikije ibyifuzo mwatanze ikiganiro cy'ubushize cyo twavuze ngo twiremere paradizo ntoya kuri iyi si twitoze uburyo bwo tuzaba mu ijuru
ubushize twaraganiriye mbabwira ngo ibintu byose by'umuntu yifuza kuzageraho aritoza. Iyo wifuza kuba umukire witoza nyine gukira. Kwitoza nta kundi ni ukubyuka ugakura amaboko mu mufuka, ukiva inyuma, ugaharanira gukora iki na kiriya na kiriya kugira ngo urebe ko inzozi zawe zagerwaho. Niba wifuza kugura imodoka, urahaguruka ugashaka imirimo, ugasevinga, nuko bikazaba umunsi umwe ya modoka yaharaniye koko ukayigura. Iyo wifuza kuzaba yenda pilote w'indege, ntabwo wakwicara ngo ubyifuze gusa, ahubwo uragenda ugashaka amafaranga ukishyura, cyangwa niyo ari buruse ukagenda ukajya mu ishuri ukiga kugira ngo noneho uzashobore kuba umupilote. Iyo wifuza inzu nziza, ntabwo wicara ngo ubyifuze gusa hanyuma mu gitondo pafu ubone inzu yagiye hari in place ngo ni iyawe. Oya, ahubwo urabiharanira ugashaka ubwoko bw'inzu wifuza, ukaba wabushushanya cyangwa ukaba watwara umuntu wabyigiye ukamugeza ahandi hari ya nzu ukunda, ukayimwereka akakurebera akagushushanyiriza. Ntabwo byandi ashyize ku rupapuro nanone ntacyo bizakumarira kugeza igihe cyo uzashaka amafaranga ukubaka ya nzu ikajya hariya ikitwa iyawe, nibwo bizashoboka ko icyo wifuzaga koko ukigeraho. Ni ukuvuga rero ngo mu buzima gihe naje gusanga ko ikintu cyose cyo wifuza itoze gishake, giharanire, nibwo uzakigeraho. Nakomeje kwibaza ndavuga nti se koko nk'umuryango y'abantu bavuze ijuru rito baba bavuze iki? Y'abantu bavuze ngo ijuru rito baba bavuze iki? Naje gusanga rero umuryango ni ukuri, umuryango mugari. Iyo turi mu miryango ukibana n'ababyeyi, iyo turi mu miryango ukibana n'inshuti, hari ubwo hakomerekera, hari ubwo hababarira, hari ubwo hahurira n'ibintu byinshi bibi, ariko ukicara ukavuga uti byanga bikunda umunsi nageze iwanjye ibi byose nzabyibagirwa. Yenda aho wabaye ntabwo bakwemeraga kuryama, uricara ukagambira ukavuga uti ningera iwanjye nzaryama kandi pe nzaryama. Ukagenda kuko wagerayo ukaryama, ukagambira uti ahangaha mbona ngambira gukora iki n'iki ntigicemo cyane bagiha agaciro, ariko iwanjye nimpagera nzategura inzu yanjye, nzategura gutya, nzashyira amavaze hanze. Umugabo ningira iwanjye nzagira jyewe urugo ruri ku murongo, ntabwo nzasinda nk'uyu mugabo w'urugo uhora udutesha umutwe. Ukagambira ukagira ibintu by'ugambira kandi warangiza ko kugaharanira kubishyira mu buryo. Rero naje gusaba kugira ngo ibyo byose bigerweho ni ukugambira, ariko ntugambire gusa, ukanamwishyira no mu bikorwa. Niba ugeze iwawe rero ntushobore gukora kuba umugabo mwiza w'intangarugero mu mvugo, mu ngiro, ngo utandukane uvuga uti reka ntandukanye, kashyira akarusho, kagire uko ntandukana naho nakuriye. Ibyo nabonye naribonye, numvaga iki gihe cyose mfite iyo trauma, ariko yenda nkicara nkavuga ngo wenda ningera iwanjye ibyo byose bizashira. Urakora iki kugira ngo koko utandukane nta wundi wabonaga yuko adakwiriye? Wowe urakora iki? Urakora iki? Ese uko wabigambiriye, ariko noneho isuzuma ubaho urimo gukora iki kugira ngo utandukane na wa mugabo cyangwa wa mugore, wa mubyeyi, wa muvandimwe mwabanye, ariko ukahora wumva ko atashyitse ku kigero cyo wumva wifuza. Wowe urimo gukora iki kugira ngo ugaragaze difference cyangwa ugaragaze itandukaniro? Ngerera cyane cyane nkunda kuvugana n'abakristo, yego n'abandi bose turaganira, ariko umukristo uba ufite icyo wamenye, uba ufite icyo urusha utari umukristo. Uba ufite ijambo ry'Imana usoma rikugira ikindi kintu kikwigishwa kandi wa wundi adashoboye kuba yakwiga. Impamvu ki? Ni uko nyine atabizi, ni uko cya gitabo usoma cyuje ubwenge we atagisoma. Nta kuntu rero azagera ku byo wowe ufite. Ariko birababaje njyewe mukristo gusanga ijambo ry'Imana agize amahirwe nkamenya, ndisoma ariko sindi practicing cyangwa sindi shyira mu bikorwa. Njye niyo mpamvu buri gihe nkunda ngo tuganire gutya, kuko nzi neza ko hari abapasiteri benshi, hari abandi bakozi b'Imana benshi batandukanye bajya baza hano
bagakoresha ijambo ry'Imana mukaganira. Ariko bimaze iki niba nariganira ako narize giye sindikore sindishyira mbikora? Ntacyo byabimariye, nta na kimwe byabimariye. Niba nsoma ijambo ry'Imana narize nkarisiga aho ngaho nkakora ibitandukanye. Bushize nababwiye ngo biba bisa naho uri nka wa mwana ugiye ubora ngo iremera yarangiza abo agasigara hariya, ukagira Remera wagaruka ukongera ukamusanga hahandi ho yakuyoboreye ugira Remera, akongera akakuyobora ati Nyabugogo, ukajya Nyabugogo hagaruka ukongera ukamusanga hariya. Cyangwa turetse na wa mwana n'ibyapa ubwabyo, ibyapa ntabwo bijya byigera bivaho biri, ariko biragufasha bikakuyobora bikakufasha. Hari n'ibindi bubyaje no by'iterambere biragufasha kabisa, ariko no kuvuga ngo byo bizaguma hariya. Wowe rero uzatera intambwe, niba ari imodoka uyifate, niba ari igare, niba ari moto, niba ari amaguru, uzagenda ugere hahandi icyo wari ugamije ko kukigereho. Ariko se cyapa uretse kukuyobora byurumva hari icyo cyungutse? Cyo nta kindi cyungutse. Wa mwana azishyurirwa nyine kukuyobora Remera, ariko no kuvuga ngo uzagera Remera ugura imodoka ugira ute, we aba akuyoboye kugera ku cyifuzo cyawe, ariko wasigare hariya. Rero ni ukuri reka mbasabe, ndifuza yuko tutaba nk'ababana, byatugirira umumaro natwe. Uri umugabo, reka duhere ku mugabo. Uri umugabo mu rugo rwawe, ariko uri umugabo wuzuye intonganya. Uko utashye utaha utongana. Ese niba uhereye ku muryango utongana, ukagera muri saro utongana, ukagera mu cyumba utongana, hari ubwo wumva yuko ahandi ni heho tuzavoma amahoro? Ni he handi ho tuzakura amahoro? Ni wowe mutwe wacu, kandi umutwe iyo urwaye n'igihimba cyose kirarwara. None ni wowe mutwe wacu, none utwishije umunabi, ubaye wo gutongana, ubaye wo gushwana, baguhaye ibyo kurya ntunyuzwe nabyo, baguhaye icyo kunywa ntunyuzwe nacyo. Yewe mugeze na hariya mugenzi wawe arakuganira ntiwumve ibyo aganira. Ese urumva mu by'ukuri niba umutwe urwaye, twebwe ubwo igihimba cyawe tubayeho gute? Ni ukuri jye numvaga urugo rwacu ariho hantu honyine h'umuntu yakabaye mu mahoro, yakabaye mu munezero. Numva ariho hantu, ariho nk'uko tugeraho tujya kwitoreza ibyo twitoza byose. Ari umuririmbyi agera aho ajya kwitoreza, ari umubyinnyi akagera aho ajya kwitoreza, ari umukinnyi w'umupira agera ahantu yitoreza. Numva jyewe urugo ari ahantu Imana yaduhaye kugira ngo twitoze uko tuzabaho mu ijuru. Nuko jye byanjemo, ubwo nawe urambwira uko ubyumva. Nako jye nuko byanjemo, numva ko urugo Imana yaduhaye ni ijuru rito kuri iyi si. Rero ni twebwe dukwiye kumenya uko turubamo kugira ngo dushobore kuzaba mu ijuru koko turi babandi. Nako niba ndi umugore w'umugabo, buri gihe simparanire gutanga amahoro mu rugo, buri gihe simparanire kuba intangarugero, buri gihe singire ikintu na kimwe cyo mu rugo, ari umukozi, ari umwana, ari umugabo, ngo agire icyo yambona avuga ati ariko koko uyu muntu tubana ni umukristo. Kugira ariko buriya reka mbabwiye ikintu cyo nabonye gikomeye. Ikintu cyo nabonye gikomeye ni uguhamirizwa n'ukuzi n'uwo mubana umunsi ku wundi. Iyo umuntu mubana umunsi ku wundi ashoboye kuguhamiriza, ni ukuri buryo buri umukristo. Iyo umwana wawe bwite ashoboye kuguhamiriza, iyo umuvandimwe mubana ashoboye kuguhamiriza, ntego ariko nabyo tujye twibuka ko abantu turi banamunoza. Ushobora no kunkorera ibyiza ariko jye nkabona bibi, kuko hari nk'abana baba nko mu miryango, we yabona akora akazi akabona abamugiriye nabi, uramwanga, ntumwitaho, ibintu nk'ibyo, akaba yagenda kuvuga ibindi. Ariko umugabo wawe kugira ngo azatinyuka kuvuga ibitari byo, nawe kiretse iyo aroza ahari cyangwa afite ibindi bibazo. Ariko ni ukuvuga ngo niba uri intangarugero mu mivugire yawe, umugabo akajya ahora agushakaho kumva wamusubije nabi cyangwa wamusuzuguye akabibura, umugabo akaba yakubwira nabi, wowe ukaba wamusubiza neza. Umugabo akaba yaza atongana, wowe ugatuza ugaceceka. Umugabo akaba yaza kubera ibibazo byiriwemo wowe utanazi utaranamenya, yaza yaziye hejuru ameze atya,
ugatuza ukamuturisha, yagira icyo avuga nabi ukacisha makeya wowe, yagira uko azamuka ugacisha make. Nibaza yuko wa mugabo azajya guhamiriza akavuga ati nyamara umugore wanjye ni umukristo, umugore wanjye ni umukristo. Hari ubwo nza natombotse nkabona we aratuje. Njye hari ubwo nze rwose uzi yuko nkaba nzi ko ari bunsamire hejuru, ahubwo nkabona we cyangwa se umugore akari uvuga atyo umugabo. Nubona umuntu mubana, umugabo waguhamiriza cyangwa umwana wawe cyangwa umugore wawe, uzamenye ko buriya ni ukuri kose uri umukristo. Uzamenye rero ko uri ahantu heza urimo witoreza koko kuzaba neza mu ijuru. Rero ni ukuri numvise icyo kintu kinjemo ndavuga ngo ese niba tubayeho nabi, niba tubayeho dushwana, niba tubayeho turyana, niba tubayeho umugabo aba mu cyumba cy'umugore aba mu cyumba cye, niba tubayeho umugabo yiyumva yuko ari kamara, umugore nawe akumva ari kamara, tukabaho tuhondana imitwe gusa, niba tubayeho abana bacu bataryohewe kubera ukuntu tubanye nabi, kandi ikintu kibabaje kiruta ibindi tukaba twitwa ko turi abarokore, ese koko buriye ijuru turirimba nuko tuzaribamo? Njye natekereje ndavuga nti se urupfu turarugendana. Urupfu none ahangaha ruje rukagutwara witwara utyo, wari uzi ko usiga abantu bawe. Burya yega imbere y'uwapfuye, ntabwo numva imbere y'uwapfuye umuntu uvuga ibintu bibi. Imbere y'uwapfuye rero bazavuga ati rwose ari umuntu, ariko bo bafite indi shusho yo bazaba bibuka uwasize. Uzi ko ushobora gutuma banahangayitse banagiye no mu ijuru, ariko ugatuma basigaye bahangayitse kubera ukuntu wabagaho, uhora ushwana, uhora utongana, uhora nta kintu ushima, uhora. Imana itubabarire. Nanjye ndimo ntabwo nikuramo, kuko nanjye ndi umuntu nk'abandi. Ntabwo ari uko rero mba ndimo mbwira wowe jye niretse, nanjye mba ndimo nibwira. Nta nubwo ari jyewe mba numva uyu munsi, ariko mwuka w'Imana yapanze kugira ngo tuganire bigufashe nanjye bingirira umumaro. Buriya nta jambo rimanukira ubusa, nuko Imana iba yabonye ko ari ngombwa muri icyo gihe, kandi ibona n'umumaro biri butumarire twese. Rero ni ukuri Imana idutabare, niduhe kuba abantu beza, abantu bashimwa nayo, bashimwa n'abantu. Nibaza ko iyo ugeze kuri urwo rwego, ni ukuri nawe ubwawe umutima wumva nta cyaha, utagucira urubanza umutima wawe, kumva mu by'ukuri ubayeho a happy life. Njye nyambwira umugabo wanjye njya numva imyaka ashigaze kuri iyi si nkeneye kubaho nezerewe. Narababaye bihagije, kuva nkiri umwana ndababara, mbana na bene wacu bamwe na bamwe ndababara, mbana n'ideye ubwanjye ndibana ndababara. Rero ni ukuvuga ngo nawe ubwawe hari byinshi byakubabaje. Igihe cy'usigaje rero kuri iyi si, kuki tutaharanira kubaho amahoro? Kandi reka mbwira iyo wabiharanira ubigeraho. Nababwiye ngo ikintu cyose ugiharaniye ni ukuri ukigeraho. Njye ku bwanjye nta kintu ndaharanira hanyuma ngo nenurwe kukigeraho. Ndagiharanira, niba ari ugukora ijoro, niba ari amanywa, nkakora nkahangayika paka cya kintu nkigezeho. Ni ukuvuga rero ngo n'iki ngiki tugiharaniye byashoboka. Ukuntu uzabishobora ni iki rero? Ni uko cya kindi cyakurakazaga uzajya ucyumva, ukumva hari ikintu kikubwiye muri wowe ngo ceceka. Reka mbabwire jye niba hari ikintu kinyeganyeza cyane, si umugabo, si abana, ahubwo cyane cyane igihe abakozi igihe bajya bamvuna bakamvuna pe, nkumva ndavunitse, nkumva navuze nabi, ariko naheza nkasubira inyuma nk'umukristo nkavuga ariko rero ngira ngo sinari nkwiye kuvuga gutya, ntabwo nari nkwiye gukora gutya, ntabwo nari nkwiye kubigenza gutya. Nkisubiraho nkumva nisubiyeho nk'umukristo ngasanga ndigaye, nasaba Imana imbabazi. Wa mwana w'umukozi niba ari naho ngaho nawe ubwo ataragenda nkamusaba imbabazi, nkamufata nkamushyira nkamuganiza, ariko mu by'ukuri tubwizanye ukuri. Ibyo mba nkubwira wumva bifite injyana. Ese nijye mubi basi kugira ngo nimenye? Ni njyewe udashima ibyo ukora kugira ngo nimenye nigarure? Ese ni njyewe utabona ibyo ukora basi okay, reka dusubire inyuma buhoro duse n'abaganira, ntabwo noneho ntongana. Buri ibyo tuba dupfuye ubona nkurenganije cyangwa ubona ari ukuri, so tukajyaho tukaganira. Ikiri buvemo buriya rero wowe ubwawe iyo waciye bugufi nawe ubwa gusaba imbabazi, kiri buvemo nuko bari gusaba imbabazi ati rwose ngiye kubiharanira ntabwo ibintu bizongera. Ukabona koko
niba ari umwana muzima arabiharanira. Rero ni ukuvuga ngo ikizavamo wa mukozi azagenda avuga ati ariko hariya hari umukristo amasize, mu gihe wamunanije yambwiye gukora atya nkakora ibi, yambwiye kujya nkora ibi iki gihe njye nkabikora iki gihe, bigatuma tongana. Ariko mu by'ukuri uriya mugore nabonye ari umukristo, uriya mugabo nabonye ari umukristo. Rero ni ukuvuga ngo tubiharaniye twabigeraho. Kubiharanira ni uko uzirengagiza ibyo ubona bibi, kubiharanira ni uko uzagira bimwe wica amatwi kandi mu by'ukuri ukwiye kubyumva, kubiharanira ni uko hari bimwe uzica amaso kandi mu by'ukuri ukwiye kubibona. Iyo ubiharanira rero, iyo uharanira kubana na mugenzi wawe amahoro, ntabwo wihutira kureba ikosa rye. Oya, nuri kubwira aritwikira ukavuga uti oya ndumva ibyo ngibyo rwose nta kintu kirimo kizima, nta nubwo mbyumva ibyo ngibyo dayeri simbyumva. Ubwo navugira ku mugabo n'umugore. Iyo ubiharaniye rero ntabwo amaso yawe yihutira kureba amakosa y'umugore wawe cyangwa amakosa y'umugabo wawe, ahubwo amaso yawe yihutira kureba icyiza cye, ukamwikaraginga, ukamwongera imbaraga, ukamutera imbaraga, ukamubwira iki n'iki wakoze kimeze neza cyane, n'iki ngiki wakoze kimeze neza cyane. Ega mwebwe bagabo ahubwo niba mwajyaga munabimenya, mwebwe kuri twebwe buriya muri abantu bakomeye cyane. Rero aho kugira ngo ufashishe mugenzi wawe inabi, umubwire nabi, umugaye, umutesha agaciro, yambara umubwire ukuntu ataberewe, akora icyo umubwire ukuntu atagishoboye, amanika amarido umubwire uti buriya murumuna wawe yamanitse njye mbona yamanika neza wowe ntabyo uzi, ateka umubwire ngo we njya mbona rwose ibyo kurya yatetse wapi. Oya, mwikaraginge naho byaba bitameze neza, naho amarido yaba atayamanitse neza, naho ibyo kurya byaba bidatetse neza, naho icyo yakoze cyose cyaba kitameze neza, mwikaraginge. Ejo ubundi azagukorera ikintu nawe ubwawe wumirwa. Niba atabizi ubizi icyo umurusha kimwigisha, none se nutakimwigisha warangiza ndetse ukanagaya, ukamugaya ibyo akoze, mugaheraho mugatongana, mugaheraho ngaho bikabyara amahari, mugaheraho ngaho bikagenda bitutumba bikagera n'ubwo umwe afata umwanzuro akavuga ati sinsohoka aha kugira ngo twihe rubanda, reka njye muri iki cyumba nawe jya muri iki ngiki. Mu by'ukuri b'abana banyu barareba barabibona, iyo mutongana baba babibona. Hari abagabo batajya bihanganira imbere y'abana, agatomboka akabwira umugore aho ngaho ikintu akakimukubitaho, cyangwa umugore utajya wihangana n'imbere y'abana agahurutira ijambo imbere y'umugabo akaritsinda aho ngaho. B'abana baba barimo biga, baba barimo babiga, baba barimo babibona. Ese ubwo bo murimo kubatoza kuzaba mu ijuru rinezerewe, rihimbaza Imana, riyiramye? Ni ukuvuga ngo wa mwana ikizavaho azuzura bya bintu by'aba babyeyi. Niba ari ugutukana usanga atukana nka mubyeyi, niba ari ugusinda ejo rwose nabona gusa abonye impamvu ki yamwemera kuba yanywa inzoga imyaka yuzuye, azanywa inzoga kuko niko wamutoje. Niba aramutoje kwiba aziba kuko niko wamutoje. Rero genda basabye ngo twitekerezeho, ari jye nitekerezeho, ari we witekerezeho, ni gute twa practicinga kuzaba mu ijuru, ni gute twakwitoza gute kuzaba mu ijuru. Reka twitoreze mu magambo tuvuga, twitoreze mu bikorwa tuvuga, twitoreze imibanire yanjye n'abavandimwe banjye cyangwa nabo mbana nabo mu nzu, twitoreze ku gato na kanini kugira ngo ririya juru rizaturyohere kuri bamwe. Erega njyewe njya numva ubundi nk'ubu tuba tuvuga ijuru kubera kwizera, duhagarara mu kwizera tukavuga ijuru. Ese wazasanga ijuru ry'Imana yavugaga ari wowe kubaho neza, ukazabaho neza kuri iyi si, ukazayivaho ubayeho neza, ugakomereza muri ubwo buzima. Ese ubu ngubu bibaye ngombwa ngo ubuzima ubaho aba ari bwo Imana itegeka ko ari bwo uzakomerezaho? Isuzuma umbwire ubuzima ubayeho urumva bumeze bute? Urumva bukuryoheye ku buryo n'ejo bundi ukomeje wazabaho neza? Imana ivuze iti komereza kuri ubwo ngubwo wabagaho, nibwo ugiye gukomezamo kubaho. Mu by'ukuri urumva waba uryohewe n'ubuzima bwo Imana yabisemo kukomerezaho? Niba rero ubuzima bw'urimo uvuga uti ntabwo buryoshye, buvemo, haranira cyane kuba mu buzima bwiza. N'ejo bundi usanze ijuru ari iri ngiri byazakubabaza cyane.
Imana ikubwiye iti rero naguhaye chance, naguhaye buri kintu cyose, urangije unanirwa kukibaho neza, kukiryohamo. Ririya niryo ryari ijuru ryawe, none wararyangije, ubwo wabyifata mute? Rero no kuvuga ngo impamvu mbivuga gutyo ntabwo ari uko nyobewe ko ijuru rihari, ariko reka twitoze kuzaribamo. Ikintu cyose cyo ushaka kugira ngo ukibemo neza uracyitoza. Reka twitoze kugira ngo ijuru rizaturyohere kuribamo. Ntugire ngo nuko ukijijwe yenda ugize utyo ukamera umwuka ukijijwe, Imana nta kintu kikubaraho na kimwe. Mba nibaza ko ari nk'ubwo agafilime kazajya gacaho ukicuza, ariko hariya buriya nza kwigenza gutya, buriya ntiba byarabaye gutya, hariya nza kubigenza gutya, buriya niba hari ikintu dukwiye guharanira ni uguharanira kwirinda kwicuza rwose, ukumva urabiharaniye. Rero Imana yo mu ijuru iturengere, idushoboze kugira ngo twiremere ijuru ritoya tukiri kuri iyi si, mu baturanyi bawe, mu nshuti zawe, mu bo mugendana, mu bo mukorana, abo mubana n'abo mu rugo, aho uri hose haranira kwitoza kuzaba mu ijuru unezerewe. Nta kindi rero kizabigufashamo, hera uyu munsi, kuko nta nubwo uzi iminsi usigaje kuri iyi si. Nigira ngo twatuze iminsi dufite rega, ntakicaye nkavuga nti reka nkore ibi nangize ibi ngire gutya ato kizi nzapfa muri 2055. Nimbona ngeze muri 2054 nzahera ubwo ngubwo ntangire kwitwara neza. Wa munsi ugiye kugera ibyiza byarapfutse, byandi byose byo nabayeho ya myaka itambutse, nuko bazabyibagirwa. Abantu niba babyibagiwe n'Imana nayo irabyibagiwe. Ese ubundi ni iki gituma uharanira ibibi? Rero wowe mukristo wamenye Imana, ndagusabye ngo wongere witekerezeho, wumve ko papa wawe ari we Mana. Nukuri ibyo akora, iby'Imana idukorera byose ni byiza gusa, ibyo twibwiraho ni byiza gusa. Natwe reka duharanire kuba nka data, umuntu najya kureba akubonemo koko ubukristo, mu ngiro zawe wabone umukristo, mu mvugo zawe wabone umukristo, mu migenzereze yawe wabone umukristo, bakubone nyine koko uri umukristo. Ntacyo bimaze kubivuga mu magambo, mu bikorwa utarimo. Rero Imana yo mu ijuru idutabare kandi dushoboze kugira ngo nukuri tuba abakristo bashimwe n'Imana n'abantu. Imana idutabare turengere. Nukuri mwebwe mwese njya mbibabwira abataramenye Yesu nk'umwami n'umukiza ngo bamwakire muri bo, ibyo bintu biragoye cyane. Bidutsinda buri munsi natwe ubwacu abamenye Kristo, bidutsinda buri munsi kandi Kristo ari we mbaraga zacu. Rero wowe utaramumenya ntabwo byoroshye, uzahora wibeshya kuri mu rugendo rwiza, uzahora wibeshya kuri mu nzira nziza, uzahora nyine bese cyangwa se nyine binakunanira ubwo byemera uti byarananiye. Ariko iyo dufite Yesu adushoboza byose, uko nubone uko ijambo ry'Imana bivuga, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, ku bwacu ntacyo twashobora. Rero Imana yo mu ijuru duhana umugisha, mwakoze kubera umwanya mwiza wanyu mwampaye. Reka dusenge Imana kugira ngo idushoboze koko kuba mu ijuru ritoya tukiri kuri iyi si, kugira ngo ejo n'ejo bundi niduhamagara tuzagende koko twaritoje, twara graduatinze cyangwa se twarasohotse, this time dufite ibihamya bitwemeza yuko koko na hariya tugiye kuzabaho neza. Imana ibahe umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo twongeye gushima no guhimbaza, dutangira twakuraritse saba kugira ngo bari utuyobora, ntihavuge twebwe, ntumvikane twebwe. Mwami ndizera ntashidikanya ko ariko byagenze, nizeye yuko Mwami iri jambo cyangwa ibitekerezo bitambukiye aha ari we Mana yo kubijyana ukabigeza ahandi wateganije nk'Imana. Nizeye ntashidikanya yuko Mana we wa wundi wateganije yuko iki kiganiro kigira umumaro cy'umumarira. Mwami hari benshi batagira icyo batoramo, ariko hari benshi bona none wateganije ko hari icyo bazakuramo. Abo rero Mwami wateganije ko bizagira umumaro, nibo mpamagaye babe hafi kandi begere kugira ngo bakire cya kindi cyo wagambiriye kizabagirira umumaro. Mwami w'abami rero
ni ukuri data mwiza, twe ku bwacu ntacyo twakwishoboza, ni wowe mbaraga zacu, ni wowe udushoboza uko bwije uko bukeye. Umugisha rero ubwoko bwawe dufatanije muri uyu murimo, baha umugisha ziriya nshuti zacu zose, baha umugisha bakora like, bakora za komenti zabo. Ibyo byose ni ibidufasha kugira ngo urugendo rutworohere, kugira ngo dukomeze kubana, tujye inama ubuzima uko bumeze bwa buri munsi, kugira ngo dushobore gusindagizanya, dushobore kuzagera ubwami bwawe nta mugayo turiho. Bityo ni kuzura ibibi byawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.